Amazina yanjye nitwa Nduwayesu Jean Claude, navukiye mu cyahoze ari Butare ubu ari Huye, natandukanye n'ababyeyi banjye mu 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, nza kujya i Burundi mfite umwaka umwe. Numva bavuga ko amazina yanjye nahoze nitwa mbere yuko mpungira mu gihugu cy'u Burundi nitwaga Demokarasi Zakariya. Yego najye guhindurirwa amazina ngeze mu Burundi nza kwitwa Nduwayesu Jean Claude. Wakumva ayo mazina hari aho yaba yazi cyangwa hariho n'uwagiriye ubufasha bundi, yampamagara kuri nimero 0788999879. Reka nongere mbashimire, nongere mbekaze mwe mudukomeza kudukurikirana umunsi ku munsi, kandi nshimire wakoze subscribe kuri yawe TV, ndetse nawe utarayikora ndagira ngo nkubwire ngo nyarukira wikandi ndetse ufyonde no kukazogera kugira ngo ubashe kujya ukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye ndetse umunsi ku munsi, kandi tugerageza no gukomeza gukaza ingamba rwose mwuka byaramwe zo kwirinda iki kinyagwa ngo ni COVID-19, ndetse n'abanyarwanda muri rusange tubashe kongera kuba twasubira mu buzima busanzwe, tubashe kongera kwishimira mu bihe twaciyemo bya mbere byabanje, aho wasangaga nyine abantu bishimye batarakaye. Reka nk'uko rero mubibona muri kamera zacu dufite umutumirwa, dufite umuntu tugiye kuganira ibintu byinshi, mugiye kumva ibintu byinshi n'ukuri, kandi ndabizi muraza kugira icyo mutoramo, icyo abasaba muragikora. Reka nangire muhe ikaze. Amazina ni? Amazina yanjye banyita Nduwayesu Jean Claude, nkaba mvuka aho numva muri Butare, ubasigaye ari muri Huye, ariko simbizi niba ariho niko nabivuganye. Yes, uravuze ngo uvuka mu cyahoze ari Butare, ubu ntabwo uzi nimba ari muri Huye cyangwa ari he? Ntabwo mbizi. Kubera icyo utabizi? Nakuriye mu Burundi. Yego nisanze ndi mu muryango w'abana 6, ndi umuhungu ndi umwe, ariko nyuma yaho nja kumenya yuko aho hantu nabaga atari bo bavyeyi banje. Yego. Wahageze ute? Wamenye gute ko atari mu babyeyi bawe? Byagenze gute? Ndagira ngo noneho utangire. Buryo nahageze cyangwa namenye uburyo nahageze, byabaye ibintu kubimenya ntabwo byanyorohereye cyane, kuko nari umuhungu ndi umwe ndi mu bakobwa 5, ari nkaje nakagombye kubishema ry'uwo muryango cyangwa nakagombye gukundwa, ariko nkabona ari je nkoreshwa imirimo y'uburetwa, nkabona nkubitwa buri munsi, ariko nkaguma nibaza ikibazo kuki ari je muhungu njenyene nkaguma nkubitwa, byaba biterwa n'iki. Nakwegera umubyeyi w'umumama wanjye nkamubaze se kubera iki banyanga, akaba papa buri gihe aguma nkubita, biterwa n'iki? Akambwira ati mwana wanjye nanjye ntabwo mbizi. Nkaba ndi umuntu mbona mu rugo nta kintu cyari kihabuze, ariko kugira ngo nzambare impuzu cyangwa umwenda nguriwe na papa bikaba ikibazo. Je nkigwanaho, mama akambwira ati rero kwa kundi sinzi abantu babaye mu byaro baba babizi ukuntu nkana ibishimbo, bahandi basaruye ibishimbo ukagenda utora udushimbo nyene, twamara kugwira ugakuramo nk'ibiro nka 5 ukabigurisha, ukabona kugura umwenda, kandi wareba urugo ndimo cyangwa mbamwo ukumva kubura impuzu wambara uri umwana ukumva ni n'ikibazo, cyangwa inkweto wambara ukumva ni ikibazo. Nyuma yaho rero nibwo ubuzima bwaje gukomera, ko nagenda nigira haruguru niko nagenda mbona ubuzima buba bubi. Nibwo rero mama yaje gusezera, uwo nitwaga mama, amaze gusezera aravuga ati ndigendeye ndabona urugo, icyo naharanira kwari kugira ngo mwebwe abana mwigire haruguru, ariko noneho ndabona mwigiye haruguru nagenda. Ndamubwira nti rero ikuzimu sinagusura, ariko wenda uri wanyu ho nazaza kugusura, ntibibyoroshe, ariko ho nazaza kugusura. Nibwo rero kubona ubuzima bwahiste butangira kunsharirira, ubwo urumva uwo mupapa yahise azana undi mugore, nabo bakomeza kumfata nabi. Nyuma yaho rero nibwo naje kuba kuri nyogokuru, nita nyogokuru,
nibwo rero natangiye rero kumenya noneho ubuzima bwanjye ubwo ari bwo n'uwo ndiwe. Nibwo uwo mukecuru rero yigeze arambwira ati rero mwana wanjye ntuze ugenda wasamye, ujye ugenda witonda, ati uriya mugabo impamvu akwanga ni umwana wanjye ariko umenye ko atari so. Nibwo rero nyuma yaho twakomeje kujya tuganira nyine nk'umukecuru mubana, nyuma yaho araza kumbwira yuko navuye mu Rwanda, papa yanzanye ndi umwana w'umwaka umwe, anzanye ndi umwana w'umwaka umwe, avuga ati mube mumfatiye umwana ngiye gushaka ibindi mbona uko ngaruka. Ubwo urumva jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994, urumva ko yaribaye nari maze umwaka, kuko urumva navutse 93. Ubwo rero papa ntiyongeye kuza kundeba, ubwo nyine amaze kunshikiriza uwo nitaga sogokuru, yararebye abona ntabwo yantunga kuko urumva ngo naragahinja k'umwaka umwe, aravuga ati reka muhe muramukaza cyangwa umukazana wanjye, kuko nawe yari afite umwana nyine twari twenda mu kugira mu kigero kimwe andusha nk'umwaka umwe, avuga ati oke reka mumuhe rero abe yabonsa ari babiri. Ubwo rero niko najye kwisanga muri uwo muryango w'abana 5 nanjye wa 6. Yego. Ubwo umuntu yashobora guhita yibaza ngo wenda ubu kugeza uyu munsi wavukiye mu gihugu cy'u Burundi, wavukiye mu Rwanda nyuma uza kwisanga uri mu Burundi, uganira n'uwo sogokuru wawe, nyogokuru wawe yakubwiye ko papa wawe ari he, yakubwiye ko mama wawe ari he? We uko yambwiye yuko umugabo we ari we nitwa sogokuru yabaye mu Rwanda, kuko ari umuntu nyine ugenda bakera urabizi bagenda za Uganda, bakagenda Tanzania, bakagenda mu Rwanda. Ubwo rero amaze y'ukuntu nagezeyo, uwo mupapa nyine kubera ko bari barabanye no mu Rwanda, yantwaye ari nka kwa kundi ko kuvuga ati reka kana kanje batazakanyicana ndagahungishe, niko rero kunshikiriza uwo musogokuru. Ariko ntabwo yabashije kuba yambwira ati, yavuga ati je numvaga ko abahantu biti Butare, ariko ntabwo kuko uwo musogokuru nawe yari yamaze gupfa, yapfuye atabashije kuba yamubwira nawe neza ahantu navuka. We yavuze ati gusa icyo nzi cyo uvuka aho yabagaho biti Butare, n'uwo mupapa yakuzanye yavaga aho biti Butare. Butare ni mu cyahoze, ubwo ni mu cyahoze cyitwa ari Butare, ubu cyitwa Hoze. Yego. Muraganiriye, papa wawe niwe uvuka i Butare, mama wawe niwe uvuka i Butare? Ni ukuvuga nawe urumva ntabwo yarabizi, kuko nawe yambwiye ati ni Butare. Urumva niba bose bavuka i Butare, niba bose batavuka i Butare, ntabyo nawe yarazi, ntabyo yabashije kunsobanurira. Yego. Bigeze bakubwira akarere akariko cyangwa se umurenge? Akarere kura urumva urakazi, ubu ni muri Huye. Umurenge ntabwo bigeze bakubwira uwo ari we? Ntabwo bawumbwira. Urumva nk'uwari kubimbwira yari uwo musogokuru, nawe agiye gupfa urupfu rwaramujyaniranije, kandi noneho umusogokuru yaranampamagaye ngo agire icyo ambwira abana be, kuko ari byo twagendana cyane, bagira ishyari, baravuga ati wasanga agiye kumubwira aho yahisha amafaranga, kuko n'igihe twagendanaga cyane. Urumva nari nk'umwana we, kuko urumva niwe yarazi ubuzima bwanjye, niwe wamba hafi rero buri gihe tugahora tugendana. Icyo gihe rero bahise banyangira yuko ngenda ko hari icyo twavugana, wasanga ari nabyo yaragiye kumbwira. Icyo gihe bahise bambwira ngo ninjye kuragira inka, banga yuko bamunyegereza, nanjye nza gutaha nimugoroba asanga yamaze gupfa. Yego. Ni ubuzima bushaririye aho noneho mu gihugu cy'u Burundi. Wagezeyo, waje kuhava gute kugira ngo ngere ugaruke mu Rwanda? Wagarutse mu Rwanda ufite imyaka ingahe? Nagarutse mu Rwanda muri 2015. Ukuntu naje kuva mu Burundi, no kuvuga uwo mupapa amaze kuzana uwo mugore, bamaze kumfata nabi, nanjye nkagenda mu buyobozi nkagira nti none se kuri kumfata nabi, basi wagize icyumpa nanjye nkimenya. Umupapa niwe yambwiye ngo we nta kintu naguha, nta nicyo napfa nguhaye. Nibwo rero yahise agurisha ahantu hose yari afise, aca arimuka aragenda ajya kubaho bita mu Cibitoki. Ubwo nge nisanga ndahantu ntagira aho kuba, ntagira naho kurara. Nibwo nyene abantu bahise bamfata, bambwiye ati ngwino wibere hano. Bambwiye ngo nibere aho ngaho hashize nk'imyaka nk'ibiri.
nibwo rero nahise ntangira kujya i Bujumbura mu mujyi. Ngiye Bujumbura bitewe n'ubuzima nari ndimwo, hageze naho nshaka no kwiyahura kuko nabonaga ubuzima, no kuvuga nyogokuru nita nyogokuru amaze kumbwira ubwo buzima nahise niheba, numva no gupfa napfa. Nibwo rero nahise ngera i Bujumbura. Ngeze i Bujumbura naho nkaguma ntekereza ubuzima bwanjye, nkabona n'ubuzima mbayeho. Nibwo nahise ngenda shikira gukora akazi ko mu rugo i Bujumbura, nako mara amezi 6 utambaza n'inoti y'igihumbi, nguma ngwaye bitewe n'ibibazo naguma numva mu buzima ngwaye. Nyuma rero nibwo ngiye kwiyahura, nibwo nahura n'ijwi ry'Imana rirambwira ngo wikwiyahura, ngo nzakurinda kandi nabanye nawe, ngo nakurinze urupfu n'ubu nzakomeza mbane nawe. Nibwo rero nahise ngenda gukizwa muri aho hari hamaze kuba muri 2014. Niko rero Imana yamaze kumbwira gutyo. Hashize nk'amezi 3 nibwo nahise mbona akazi k'umuntu wari ufite bare aho bita mu Nyakabiga, nabagaho bita Ikiriri. Maze kugera nsanga no umunyarwanda, sanze ari umunyarwanda, aranyakira. Abo dukorana ntibanabyakira neza, ariko Imana irahandindira. Niko rero kubambwira ati rero igihe kirageze, mfite amazu mu Rwanda, ngiye kugutwara ugende kuburiyo, noneho umuhungu uriyo agaruke mu Burundi, nawe uzongera ugaruke no yongera gusubirayo. Niko rero nisanze mu Rwanda. Wenda hari umuntu wahita ugira amatsiko agahita yibaza, uri kumva ubwo buzima bwose papa wawe, hari akantu utatubwiye wenda mu Gakenya. Uwo muntu wakureraga waje gusanga atari mama wawe, uwo nawe wagutotezaga waje gusanga atari papa wawe, ubajije sogokuru cyangwa umuntu waramubaje ati byibura ugeze umubaza nimba ari papa wawe cyangwa atari papa wawe? Mama amaze kugenda, mama wawe ukubyara cyangwa wita nyine uwo nitaga mama, amaze kuva ahantu kuko yaransezeye, ariko nyine kuko sinasobanukirwa impamvu ari kunsezera kandi abandi bana biwe bose atabasezeye, ariko byakaza kanyigira aransezera. Nyuma yaho rero ahantu yaraba narahaperereje, nza kugerayo ndamubaza ese mama hari ikintu ushaka kubabaza, mumbabarire wenda hari gihe hari ibintu ino ntibakunda kubikoresha cyane, ariko namubaje kukibavuga ko mwebwe muri abahutu, nje bakambwira ko ndi umututsi kandi nkabona uriya mu papa nta nkunda, nibiterwa n'iki? Mbwira sindi ntabwo ari papa cyangwa bimeze bite? Mama mbona ararize, mbona buze icyo ambwira, mbona agiye kwihisha. Ndamubwira ntoke mbabarira sinzongera kukubaza icyo kibazo. Kugeza icyo gihe yahise yimuka aho hantu, ahita ajya ahantu n'uyu munsi ntarabasha kuba nasobanukirwa ngo bari hehe. Yego. Ariko wari umaze kumenya ko atari mama wawe cyangwa wari uzi ko ari mama wawe? Ni ukuvuga ngo nari maze kubimenya, nari ngiye kubimusobanuza neza kugira ngo, kuko urumva uwo munyogokuru yari amaze kubimbwiraho gatoya, ariko nk'umuntu wandeze niwe nashaka kugomba kubisobanuza neza, akaba ari wabimbwira. Mbona nawe aho kubimbwira ahubwo ararize, mbese abonye kuko ubuzima nari mbayemo n'ubuzima nuko nakubitwa, kuko nawe kenshi no kugira ngo abane nabi n'uwo mugabo babanaga nabi ku bwanjye, kubera ko yabonaga nkunda, wakabona ntoteza, akabona ndanashaka no kumbona muri urwo rugo, ariko wewe uwo mumama akaguma abona avuga ati nawe n'umwana mu bandi mureke woye kumutoteza. Yego. Wenda uwo musogokuru cyangwa se uwo muntu wari waragutoye mukajyana mu gihugu cy'u Burundi, yigeze akubwira amazina ya papa wawe cyangwa amazina ya mama wawe? Oya, ntabyo yigeze ambwira. Ubu ni ukuvuga ngo ntabwo uzi amazina ya papa wawe, ntuzi n'amazina ya mama? Ntayo. Icyo uzi ni ukuvuka mu karere kaho ka Huye, hahoze ari Butare. Hari umuntu none ushobora guhita wibaza, papa wawe wamenye ko yapfuye, wamenye ko ariho, mama wawe uzi niba ariho cyangwa atakiriho, bimeze bite? Ubu ntabyo n'ubu ushobora kumenya, kuko bananzana mu Burundi, kuko uwo nyogokuru nyine yarambwiye ati ubundi n'amazina yawe mbere witwaga Demokarasi Zakariya, ariko amaze kungeza hariya kubera ko nabo bari mu bintu bye mu ntambara hanini yantuze niba bambwira ngo ndadaye, niho yasuye ngo bavuga yuko ayo mazina yo kunyita ngo demokarasi, ngo nta demokarasi hari, ngo iryo zina ntiryari rigakwiye. Nibwo rero bahise bampindurira amazina, bavuga ati tugiye kukwita Nduwayesu Jean Claude. Ariko urumva ko navuye n'aha nitwa Demokarasi Zakariya. Yego.
ubu amazina yawe witwaga Demokarasi Zakariya. ugeze mu gihugu cy'u Burundi ugarutse hano mu Rwanda byibura nta n'akanunu k'umuntu n'umwe wo mu muryango w'iwanyu wabuze? Ubu ngubu kugeza iyi saha ntacyo nzi, nicyo kintu n'ubu kimbabaza. Uyu munsi singira umuntu ngo ndeba cyangwa se ngira umuntu ngo ndeba, mbayeho mu buzima novuga ngo ni Imana yo mu ijuru yonyine yibesherezaho umuntu. Urumva amaze no kugera inaha n'uwo tuzananye nawe kubera ko ibyo yakoreraga mu Burundi byanze, nawe urumva ko yahise afata nabi, nawe abona yuko nawe nta kuntunga yaba agishoboye. Ubwo nyine mpita ngenda mu bundi buzima, nisanga mu bundi buzima nanone ngeze no mu Rwanda, ntaho kubaza, ntaho kugira ngo ngire umuntu nabaza cyangwa nagira gute, nubwo buzima mbayeho. ubu ngubu wenda ukora iki umurimo aka kanya? Kubera ko uwo mugore wari ufite bare mu Burundi niwe yavuze reka ngufashe, aza kunyigisha ibintu byo kwiga hoteleri, ariko nahise nzi, urumva ko nari nje ambwira yuko nzasubirayo, byatumye nza iyo hoteli ntayirangije. Ubwo nyine ubu ngubu ubuzima mbayeho ni ukubaho, nabona akazi ko mu rugo nkagakora, nabona umpaye ikiraka nkagikora, mbese n'ubwo buzima nibereyeho ubu ngubu. Yego. ubu se hari ikibazo mpita wenda ngize, ubu aka kanya uravuga Ikirundi kivanze n'Ikinyarwanda, kandi uvuga ko wavukiye hano mu Rwanda, wowe barakuwavukiye hano mu Rwanda, cyangwa se wewe wiyumvamo ute? Uri umunyarwanda uri umurundi? Iki ni cyo kibazo nanjye n'ubu kimbabaza, kandi numva kintera n'ipfunwe, kandi ari nacyo navuga ngo ni ukuri ababishobora bamfasha. Ndabizi ko mwumva cyangwa mukurikiranwa n'abantu benshi. Ubu muri make sindi umunyarwanda, sindi umurundi. Iki ni cyo kintera agahinda muri njyewe, kuko hariho nkeshi nk'iyo umuntu amamagaye ngo murundi, numva bimbabaje, nkumva ngize n'agahinda kenshi, kuko uyu munsi sindi umunyarwanda kandi sindi n'umurundi. Ni ukuvuga nanjye ndahantu, mbese ndi nk'agati kari mu kirere katagira ukareba. Kuvuga ngo uko ubivuze uri nk'igiti giteye mu gihugu kitazi aho kiri. Yego. Ni ukuvuga ngo ubu se uba aka kanya urasaba iki? Ikintu nje numva muri njyewe cya mbere cy'ibanze numva mu buzima naharanira, nuko byibuze nkabona n'ubwenegihugu bwanjye, cyangwa nanjye nkavuga ati bundi mu gihugu cyanjye. Ubuzima bwo mbayeho n'Imana yonyine ibuzi, kuko ntabwo nabasha gusobanurira ubuzima umuntu mbayeho. Umuntu n'Imana yonyine inyibesherejeho, ariko byibuze nkabona kuba nkitwa umwenegihugu cyangwa nkitwa umunyarwanda kuko byuzuye, kuko mvuka mu Rwanda. Yego. Ubu se urifuza kuba umunyarwanda, ubonye ubwenegihugu bw'u Burundi bwo wabufata? Icyo ni ikibazo. Ubundi kuba nabona ubwenegihugu bw'i Burundi nabyo n'ubundi ni bya bindi, nta nshuti nta iki, kuko ibyo naboneyeyo hari ibyo umuntu yavuga hano kuri kamera n'ibyo umuntu atavuga. Kuba nabubonayo ndumva nabyo ntacyo byabimariye, byose ni kimwe. Wowe ni ukuvuga ngo urifuza kuba umunyarwanda, kuba uri umunyarwanda, ntubyifuza we muri we wumva uri umunyarwanda? Numva ndi umunyarwanda, kuko maze kumenya ubuzima bwanjye n'uburetwa nakoreshejwe hariya, nubwo nibyo nakorerwa hariya, nkakubitwa buri munsi, nkibaza se kuki nkubitwa, singira ikosa cyangwa nkabuzwa n'uburenganzira bwo kwiga, sinige nk'abandi. Urumva kuba wambwira ngo noneho kuza kuba umurundi kandi n'ubundi nsanzwe ndi umunyarwanda, navyo nyine urumva numva ari ikibazo. Yego. Ku kintu kijyanye wenda n'ibyo umwenegihugu, tuvuge za mituweli, wigeze ugerageza ujya gushaka wenda nk'irangamuntu, cyangwa ujya gushaka mituweli, byagenze gute? Ako kantu wenda hari umuntu ushobora kwibaza ati uba mu Rwanda, waje mu Rwanda 2015, ubu turi muri 2021 igiye kugeramo, ubuzima none nk'iyo urwaye ubigenza ute, bimeze bite? Ngira n'amahirwe nyimenya ari Imana inkingira, ntabwo nkunda kurwara cyane. Ubu nyine iyo ngwaye, niba ngwaye malaria nyine ngenda muri prive nkagenda kwivuza, niba banciye 15 ngize amahirwe nkabanyafite nyine nkayatanga, n'ubwo buzima nibereyeho.
ntago baragufata no mu mukwabo n'umunsi n'umwe ati nta byangombwa ufite? oya ni impano inyirindiye yonyine. Yego ntabwo baramfata, hari naho ngenda nkasanga bari no gufata ariko nahagera nkavuga nti noneho mana yanjye urwanjye rurarangiye, ariko nahagera nkavuga nti byibuze banamfashe, byibuze navuga imbere y'ubuyobozi wenda abo bapolisi baba bamfashe menya nkababwira ubuzima bwanjye, noneho ahubwo nkaba mboneyemo amahirwe yo kugira ngo mbe nabona ubwenegihugu nanjye nkabona uburenganzira bwanjye mu gihugu cyanjye. Nahagera nkabona ntibamfashe nabwo nyine nkagenda umushinga unyica nkavuga n'ubisi iyo bamfata basi nanjye nkabona uko mvuga ibyanjye noneho wenda uko babasha kunyumva. Byibura wari wagerageza gusaba irangamuntu cyangwa ngo usabe iyo mituweli? Oya ntabwo ndabigerageza, kuko nigeze kubigerageza rimwe barambwira ati ntabwo byashoboka, ati keretse ufite umuntu uzi cyangwa muziranye yaba akuzi wenda akagutangira ubuhamya, ati ntabwo twapfa kuyiguha. Yego. Wenda reka dusubire inyuma gato. Uvuye mu Burundi uje mu Rwanda, abo baragusobanuriye, papa wawe mama wawe ukeka ko bariho cyangwa ukeka ko bapfuye muri make? Nje ku bwanjye ubu Icyizere ufite ni ikihe? ubu icyizere mba numva nta cyizere mfite, kuko igituma ntazigira icyizere ndavuga nti se iyo myaka yose yarangiye yaba akiriho ashobora kuba yaravuze ati reka ngende kureba aho nasize umwana wanjye ko yaba akiriho. Ubwo nanjye uyu munsi rero sinzi ngo bashobora kuba bariho cyangwa batariho, nanjye ubu ntabwo mbizi. Mugabo gusa mu cyizere cyanjye wenda ndavuga ntoke bashobora kuba batariho cyangwa batariho, mbese niguma ndahantu nanjye mu 50% yindi 50% ntibariho. Yego. Nta bashiki bawe, nta muntu n'umwe muziranye? None abo barumuna bawe mu Burundi cyangwa abo bashiki bawe mwebwe wowe wabanye nabo, bo bakubwiraga iki? Ni ukuvuga bo nta kintu bambwiraga, ahubwo umukobwa mukuru kuko yumvikanaga n'uwo nyine nita papa, niwe ashobora kuba yarazi amakuru yuko tutavukana, kuko niwe mu bantu banantotezaga banatuma nkubitwa buri munsi nawe yabaga arimo. Kuko hari n'umuntu ashobora nko kumbwira ati genda ufate kariya kantu ukarye, namara kukarya papa yahagera uwo nitaga papa nyine yahagera agahita avuga ati Claude yariye kariya kantu, agahita ambwira ati fukama aho ngaho, agahita mfukama agatangira gukubita. Nuva ngo niwe wari uzi ubuzima bwanjye, niwe ashobora kuba yarabibwiye. Yego. Ntago biba byoroshye, ni amateka twaciyemo mu gihugu cyacu. Hari umuntu wenda ushobora kukumva gutyo, wenda afite ikintu ashobora kubikoraho, ndetse ndakeka n'abayobozi nabo barabikurikiranye, nabo wenda biraza gukemuka. Ubu noneho kuri wowe iyo urebye igihugu cyawe, reka nyite igihugu cyawe, ubu ni u Rwanda rwawe, ubona hari amahirwe ushobora kuba ufite uvuga ati wenda ubwo bigeze aha ngaha nzabona ibyangombwa cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose? Icyizere ndagifise, kuko nzi yuko abanyarwanda ari abantu bagira urukundo, kandi abanyarwanda turi abantu mbese dukunda gufashanya cyane, kuko mfite icyo cyizere. Kuko niyo mpamvu navuga ngo nta cyizere nabura, kuko nubwo navuga nti bamfashe wenda nkabona uko mvuga ibyanjye, noneho nkabona aho nca mbivugira, kuko numvaga yuko icyo cyizere cyo kuba numva ntibamfate ndahita noneho wenda mbona ubwo icyo cyizere cyo kubona aho mvugira ibyanjye, wenda nkaba nabona noneho uburenganzira bwanjye. Numva ko icyizere ntabwo nakibura, nizeye ko nzabona ubwenegihugu kandi mu gihugu cyanjye. Yego. Hako se ubu nta n'umuntu byibura mwigeze muravuga ati ko ndabona usa n'akanaka? Ibyo ntabwo byabura, hari abantu nyine bakubwira ati nabonye usa n'umuntu runaka, ibyo ntabwo bishobora kubura, ariko iyo nta gihamya ufite nyine umwumva nk'uko umengo nyine ni ibintu bisanzwe. Yego. Yes, rero reka mbabwira aka kantu. Hari umuntu ushobora wenda kuba akubonye uyu munsi cyangwa se nabumvisha amateka yawe, wiswe Demokarasi, amazina yiwe yitwa, mbere bamwitaga Demokarasi Zakariya, ubu witwa Nduwayezu Jean Claude. Umuntu wumva yabaze izina Demokarasi Zakariya, please banyarwandakazi, igihe twaciyemo mu gihugu cyacu nta utabizi, abantu twagiye abenshi babura imiryango yabo, bagiye baburana, kandi hari abakiriho barahari. Icyo cyizere ndagifite, ni nk'uko no muvandimwe nawe mfite icyizere ko ababyeyi biwe bashobora kuba bariho.
ndagira ngo uvuge nimero yawe ya telefone, uvuge n'amazina yawe ya kera witwaga, ndetse uvuge n'ayo witwa ubu ngubu, udusobanure tugana ku musozo. Amazina nahozwe nitwa kera banyitaga Demokarasi Zakariya, ariko ngeze mu Burundi kuko naho nyine bari mu bihe nyine nabo by'intambara bitoroshe, ngo ndadaye baramwishe bumva yuko izina rya demokarasi, bavuga ati iyo demokarasi ntayihari kuko wari utuzaniye demokarasi, bahise bamwica. Ubwo nyine rero bahita bampindurira amazina, nitwa Nduwayesu Jean Claude. Nimero ya telefone ubu ngubu nkoresha ni 0789949989. Bariyeho amazina y'umuhungu w'inshuti yanjye bita Nzabirinda. Yego. Ese rero mwabyumvise, tumufashe bikwiye. Niba hari n'icyo uzi gukora, abafite akazi baguhamagare baguha akazi kandi banagufashe, kandi reka tukubwire ngo wihangane. Ni ukwihangana kuko namaze kubyakira, ubundi numvaga ubuzima bwanjye nta n'umuntu ushaka kubuganiriza, nta n'umuntu ushaka kubwira ibyanjye, kuko numvaga ari ubuzima nabayemo guhera nkiri umwana kugeza n'iyi saha. Sindabona ubuzima nishimira mvuge ngo nanjye ndishimiye. Gusa n'icyatumye noneho numva nashira n'ubuzima bwanjye hanze, nuko naje kuvugana n'umwana w'umukobwa. Urabizi iyo umuntu arimo arakura nawe agira igihe akavuga ati none se ubu nanjye nakunda, ariko nkakunda nanone numva ari ikibazo. Ariko nyuma yahaza kumbwira ngo ntabwo nakundana nawe, ntabwo nakundana n'abarundi. Icyo nacyo rero nkumva noneho rero kiranshenguye umutima. ndavuga se kuko umuntu yitwa umurundi cyangwa yitwa umunyamahanga mu gihugu cye, nkumva ni ibintu biteye akababaro cyane, nanjye birambabaza. Wihangane, ntabwo ari twe ducuzinga amateka cyangwa ari twe ducuzinga ubuzima. N'uwo mukobwa wabikubwiye ngenda mugariye imbere yawe, n'abanyarwanda babyumve, reka tumugaye, sibyo? Ntabwo ari ibintu biba bikwiye. Nta munyarwanda nta murundi, twese turi abantu, tuva inyama, dufite inyama, dufite amaraso, byose n'Imana ibihedinze. Rero reka tugushimire, kandi iyo uvuze ikiri ku mutima nibwo ubasha kuruhuka. N'abadukurikiranye, iyo uvuze ikikubabaje nibwo ubasha kuruhuka. Yitwa Demokarasi Zakariya, niyo mazina yiwe, akomoka mu cyahoze ari Butare, ubu ni Huye y'ubu ngubu. Icyo ataramenya ni mukahe gace, ni muhe murenge, ni muhe ntara. Ubwo umuntu waba warumvishije rero ayo mazina cyangwa ari wicaranye n'ababyeyi biwe bamwita amazina Demokarasi Zakariya, yamuhamagara kuri iyo nimero, cyangwa se yaba idaciyemo natwe waduhamagara kuri nimero zacu, cyangwa se ukatwandikira kuri email ya Yawe TV. Imana rero ibahe umugisha. Njyewe nari Emi, Imana ibahe umugisha. Wayisubiramo? Yego, ni 0789949989. Murakoze.